Hello family, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero twagarutse mu gikoni. Tugiye guteka imboga nziza ziryoha. Imboga buri muntu wese ashobora kuba yarya kandi akaryoherwa. Izi mboga rero bazita ibisusa. Ubusara umuntu waba utazi ibisusa. Izi mboga bazita ibisusa. Nizo tugiye guteka kuri uyu munsi. Nta bintu birenze zisaba, turifashisha ubunyobwa, twifashishe tomato paste, twifashishe urunyanya, hano hari zone namaze gukata, twifashishe igitunguru. Niturangiza kubera ko zino mboga zirakomera mbese zitinda gushya, niyo mpamvu turi bwifashishe aka kantu soda. Soda ngira ngo mu Rwanda karahaba, bakita baking soda. Niri budufasha kugira imboga zacu zishye vuba kandi zibe ziryoshye. Izi mboga rero umwihariko wazo nuko nta mavuta abarimo. Ni imboga ziryoha uteka umva waba bamwe babujije amavuta, bamwe barwaye indwara zidakira bakakura ku mavuta, umva nababwira iki. Dore ubu izi mboga ni imboga ushobora kurya wanazitegurira abashyitsi. Ni imboga ziryoha pe kandi ni ibintu biri easy kuba wazitegura, ntago bisaba amafaranga menshi cyane. Rero mbahaye ikaze mu gikoni. Ubu tugiye kuziteka, ntago ziri budusabe ibintu byinshi, nta mwanya munini biri budufate kubera yuko tugiye kwifashisha aka kantu. Rero zahita zishya. Twagiye mu gikoni. Uko mubibona rero twabanjemo amazi make cyane, ubundi turambikamo bya bisusa byacu kugira ngo muri kubibona. Ubu ngubu rero tugiye gupfundikira bitogote. Tugiye gupfundikira ubundi bitogote, turagaruka mu kanya. Ariko kubera ko amazi twashyizemo ni make cyane, tugiye kongeramo utundi duke ubundi dupfundikire. Ngira ngo mubona yuko byatangiye gutogota. Ubu rero tugiye gushyiramo ya soda yacu. Ngira ngo muri kubona ko tumaze kongeramo amazi, tugiye gushyiramo ya soda yacu. Soda rero tumaze kuyishyiramo, ubu tugiye gupfundikira ubundi bitogote. Ngira ngo muri kuyibona. Ngira ngo noneho muri kubibona yuko byatangiye gutogota, kubira. Mu kanya biraba umva bitangiye gushya. Ngira ngo noneho muri kubibona hano bigeze. Muri kubibona noneho ahantu bigeze biri gutogota. Mu kanya turagaruka dushyiramo za nyanya zacu, bya bitunguru. Nubwo rero twashyizemo soda ariko ntibivuga yuko tutari bushyiremo umunyu. Tugiye gushyiramo akunyu gake, ubundi tumara gushyiramo akunyu twita dusukamo za nyanya zacu, dushyiremo n'ibitunguru. Mbibutsa yuko izi mboga zacu nta mavuta arimo. Ngira ngo noneho muri kubibona za nyanya zacu twazimaze kuzishyiramo deja, ubu ngubu ziri gushya. Nizimara gushya noneho turagaruka tugera gute? Turagaruka dushyiramo ubunyobwa. Ubu noneho tugiye gushyiramo bwa bunyobwa bwacu. Ngira ngo muri kubona ubunyobwa tumaze kubushyiramo. Ushyiramo ubwo ushaka, hari abantu bakunda ubunyobwa bwinshi, hari abakunda bukeya, mbese wowe uzashyiramo bitewe n'ubwo ushaka. Tugiye gupfundikira kugira ngo bise tugaragura ubunyobwa bwacu bwaza gushirira budahiye neza. Niyo mpamvu rero tugiye kubanza tugapfundikira bugatogota cyane. Turagaruka mu kanya tunyuzamo akamamiyo. Ngira ngo murabibona ubunyobwa bwacu bwatogose pe. Ubu ngubu icyo tugiye gukora ni ukunyuzamo akamamiyo.
hanyuma mu kanya tugahita twarura ubundi tukagira gute tukarya koko. Ziraryoshye ziri guhumura. Oh my god, umva ndabibatuye ngira ngo muri kuzibona zirasa neza. Hey, ninde wamenya ko ari ibisusa se? Ziraryoshye pe, ngira ngo namwe murabibona pe. Ngira ngo muri kubona imboga zacu ukuntu ziri gusa neza, muri kubibona zahiye zirahumura. Oh my god, ziraryoshye pe. Ubu rero ikintu kigiye gukurikiraho tugiye kurya. Oh my god, ubu ngubu imboga zacu tugiye kuzirisha umuceri n'ikijumba hafi aho ngaho, ngira ngo murabibona. Umva biraryoshye inshuti zanjye. Izi mboga uzazigerageze uri iwawe mu rugo, uzitegurire umuryango wawe, ndabizi neza bazazikunda, bazaryoherwa. Ibisusa umva niyo waba uvuga ngo ntawe wazibona, ngira ngo ntago byabaho yuko nta muntu mwaba mutaziranye wo mu cyaro uhinga ashobora kuba yaba ahinga ibisusa ubundi akaguhereza ibibabi by'ibihaza ubundi ukitekera imboga ziryoshye. Ubutaha rero nzabereka noneho imboga. Ndabizi abenshi baratungurwa ku bisusa, noneho ubutaha nzabereka uburyo kibateka imigozi y'ibijumba nayo iraryoha cyane, ukaryoherwa ubundi ukumirwa. Ni karibu ku meza muze dusangire.